kandi urumva ntabwo umugabo yahabaga. Umugabo yabaga i Kigali, yazaga rimwe na rimwe azanye iposho, akaza aje gusura abana, nubwo buryo yagira gute yazagamo. Ariko biza kurangira nyine umugore ababaye ararakara, amaze kurakara nico gihe Imana yambwiye ati igihe icyo nakuzaniye cyagize ute cyararangiye, haguruka usubire hehe, usubire i Kigali. Nuko mbona tike ndatega ngaruka i Kigali. Nuko ngeze ku Kinamba nahageze umuntu yanoze yahwereye, nafata umumotari ntiwantwaye, kavuga ati uyu muntu ampfiriye inyuma naba nshya niki, ati reka kubw'amahirwe nza kubona umumotari. Umunsi wa kabiri ndabimubwira, ku nshuro ya nyuma ndabimubwira, arangije ambwira ijambo rikomeye ritigeze riva mu bwonko bwanjye, arambwira ati nyamara Claudie, ugasanga uwo mumama nawe yarigaga, yari umunyeshuri, abana nabo barigaga. Ninjye wagombaga kuba uri mu rugo nkatekera abana bavuye ku ishuri, nkabafurira, nkakoropa. Ibyo gahunda zose zigira ute ziba zirahagaze kubera ubugwayi. Ntabwo umumama yabyakiriye neza, gato maze gukiruka nibwo Imana yahise injyana hehe, yahise injyana Ibyumba. Ariko taranjyana Ibyumba, aho hantu muri urwo rugo narahageze, Imana ihankoresha umurimo pe, Imana ihankoresha umurimo, Imana ikajya impishurira ibintu byinshi nkabibabwira, kugeza ubwo nabo banyisangamo, banyiyumvamo. Ndabyibuka bwa mbere umunsi wa mbere namuhanuriye, ndamubwira Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka. Yagiraga moto uwo mugabo, n'ubu yabigusubiriramo. Yagiraga moto, ari umutekinisiye, yari umutekinisiye w'ibyuma w'amamodoka n'ibiki nk'ibyo byose. Ndabyibuka umunsi wa kabiri ndabimubwira, ku nshuro ya nyuma ndabimubwira, arangije ambwira ijambo rikomeye ritigeze riva mu bwonko bwanjye, arambwira ati nyamara Claudie, wabonye umupanga uparika imodoka hano atwara, wumva ko ari yanjye papa kwizera? Nuko birangira gutyo, ariko ibindi nari nagiye mbahanurira byari byaragiye bisohora. Nabo babona ko nyine koko ari Imana yagize ute yampuje nabo. Muri kwa kubahanurira ndabyibuka muhanurira imodoka bwa nyuma, namubwiye nti nzongera kugaruka cyangwa kuvugana nawe iyi modoka ibaho ngaho. Nuko mpita nigira Ibyumba. Namaze kugera Ibyumba nta gihe cyaciyemo abaguza imodoka, aza no kunashakisha, bambwira ati ibyo wahanuye byarasohoye, ntibambona. Aho rero mviriye Ibyumba nibwo twaje kubonana, barambwira ati ibyo wahanuye byagize ute byarasohoye. Ndabyibuka yarambwiye ati uzaze nkutembereze, nkujyane za Bicumbi, Igicumbi, njye kukwereka ahantu navukiye n'imiryango yaho. Ngiki igihembo yampembye cyo. Burya nawe yaturukaga Igicumbi se? Iyo za Byumba. Yaturukaga iyo za Byumba. Uri Byumba noneho ku murimo w'Imana byari bimeze gute? Ubuzima bwawo wabubonye gute? Abo mwabanaga byari bimeze bite? Ndi Byumba, ubuzima bwaho bwabaye ubuzima bubi bwabaye nk'ubugabanyuka. Urumva nari ngeze mu rugo nta kibazo, umudamu w'uwo mugore, umudamu w'uwo mugabo yari umudiyakoni mu rusengero. Twabanye neza pe, ambera umukozi w'Imana, tubana neza, ariko biza guhinduka kuri finali. Byaje guhinduka kuri finali, umugabo we kubera ko yacuruzaga ibintu by'inzuma, akambuka akajya za Uganda, akambuka akajya mu bihugu. Ndabyibuka yavuyeyo, yigeze yavayo, anzanira ikositimu, anzanira ijipo n'ikote ryayo, azanira n'undi mwana yarabereye, niba yaramubereye nyirarume, nawe amuzanira imyenda, kuko uwo mwana nawe yasaga nkaho tubana, rimwe na rimwe yabaga hari. Ya myenda yazanye iyo myenda izamo Satani. Umugore atangira kurakara, akarakara avuga ngo buriya ngo ndindaya yiwe. Mbese biba nabi, hazamo umwuka mubi kugeza ubwo umugabo, kandi urumva ntabwo umugabo yahabaga. Umugabo yabaga i Kigali, yazaga rimwe na rimwe azanye iposho, akaza aje gusura abana, nubwo buryo yagira gute yazagamo. Ariko biza kurangira nyine umugore ababaye ararakara, amaze kurakara nico gihe Imana yambwiye ati igihe icyo nakuzaniye cyagize ute cyararangiye, haguruka usubire hehe, usubire i Kigali.
nuko mbona tike ndatega ngaruka i Kigali. None se uri iyo ngiyo ukora umurimo w'Imana, ubundi mu buzima busanzwe warabwirizaga gusa cyangwa hari n'izindi Imana yagukoreshaga? Mu buzima busanzwe nagiraga impano yo kuvuga ijambo ry'Imana, nagiraga n'impano yo guhanura. Nagiraga impano yo guhanura, nkagira impano ubundi yo gusengera abagwayi. Mbese izo mpano narazigiraga. Ariko n'ubu urazifite? Nubu uko biri kose ndacyari umukristo. Ndacyari umukristo, ndakomeje mu rugendo, nkomeje gukorera Imana. Yego, ngarutse naho i Kigali. Maze kugaruka i Kigali urumva nari maze gukamirika Imana, imaze kumfatisha neza. Mbese narakamiritse nta bintu by'ibikoma bikimba mu mutwe. Muri kwa kugaruka i Kigali sasa rero nahuriyemo n'urugendo rugize ute rukomeye. Naraje cyambere ntaho nari mfiteho kuba. Nabaga ahantu umuntu akankunda, hari nk'igihe najyaga nko kubwiriza nk'ahantu iyo mu byumba cyangwa turi mu butayu, umuntu akankunda nari mfite igikundiro icyo gihe. Ubu sinzi ahantu cyagiye, abantu ntibakinkunda. Umuntu akankunda akambwira ati ngwino twijyanire mu rugo ujye unadusengera. Tukajyana nahamara icyumweru cyangwa 2, bati igihe cyo kubana nawe kigize ute kirarangiye, haguruka wongere ugende. Nkomeza kuba mu buzima bwo kutagira homba, ariko nkomeza kuba mu buzima bwo kugira ute bwo gukunda Imana, nkakora umurimo w'Imana kugeza ubwo Imana imbwira ikambwira ati uzarya wakoze, uzabonaho kuba wankoreye, mbese uzaba mu buzima bwiza wankoreye, kuko nutankorera no gupfa uzapfa. Nuko kubera bwa buzima urumva abantu b'Imana, ijambo ry'Imana ryavuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ariko nahuye n'ubuzima bubi bukakaye, ntagiraho kuba nsenga Imana. Nkahanurira umuntu, ndabyibuka hari igihe najyaga mpanura ubuhanuzi ntiburare bugasohora, ugasanga abantu barambwira ngo ariko kubera iki usengera abantu bagasubizwa ukabuheze ku musozi, kuki usengera abantu bagasubizwa ukaba utagiraho kuba. Mbese nagiye mpuriramo n'ibintu byinshi binca intege. Hakabaho n'abambwira ati wakwiyiziye mu kazi ko mu rugo, kandi nareba nkasanga Imana yarakambujije. Byageze igihe rero naho n'ubundi yakarande yo kuba mu rusengero irongera irankurikirana. Byageze igihe yakarande yo kuba mu rusengero irongera irankurikirana, mburaho kuba. Muri korali naririmbagamo, abaririmbyi nari narabahetuye, bancumbikira ejo bakanyirukana, bakanyandagaza, bakankorera bibi, kugeza ubwo mfashe umwanzuro ndavuga nti ngiye kuba mu rusengero, nkora umurimo w'Imana, mba mu rusengero. Imana nibishaka izagira ite izantabara. Ahantu cyane hazwi amateka yanjye ni hariya ku Gisozi, hariya hejuru y'ikinamba cyo kwa Gakire, niho twasengeraga mu rusengero biti Inkuru Nziza. Sibye ko nyine ibi byabaye byo gufunga amadini, nago barangiye barugize ute barufunze, ariko hariya ahantu mpazwi cyane kuri ayo mateka yo kuba mu rusengero wo kutagiraho kuba. Ndabyibuka nigeze nahura n'umusore yanterese, barangije baramubwira ati reka uriya se umuntu uba mu rusengero azajya yirirwa hano uravuga Imana, bundi buriya si ibyaha, buriya se Imana ntiyakabaye yaramutabaye, tipo Imana yakabaye yaramugiriye neza, ariko ni ukubera byatu. Bundi wabona umuntu w'umukobwa uba mu rusengero ukavuga ko adasambana, imwe na rimwe bakavuga ko nyuriramo abagabo. Ariko ndavuga ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe, ibitsitaza ntibizabura kubaho, ariko ngiye mu rugendo ngize ute mu rugendo ndakomeje. Aho hantu mu rusengero narahabaye, nkomeza gusenga, nza kuzajyana n'umuntu mu cyumba cy'amasengesho dusengera ahantu, turahasengera, nkomeza njya kuhasengera. Igihe kimwe umwana w'uwo mubyeyi w'ahantu twasengeraga aza gutegwa n'abadayimoni. Umwana akajya yirirwa arira, umwana akarararira, umumama byaramuyobeye, barasenze byaranze, umwana ikibazo cyarabaye ikibazo cyo kurira. Ubwo umumama tuza kuganira nyine ambwira ikibazo umwana afite. Ndavuga ati rero reka dufate amasengesho y'imisi 2 hamwe n'uwo twari kumwe, nawe ni umuntu wari udakijijwe ariko ashaka gusenga. Avuga ngiye gusenga amasengesho y'imisi 2 dusengera uno mwana. Umumama twarayakoranye amasengesho turayasenga, umwana ndamusengera. Uhereye uwo munsi Imana imukiza iki? Imukiza abadayimoni bo kurira. Umumama ankunda gutyo.
turakomeza turabana dusengana cyane. Ntabwo arazi ubuzima mbayemo, ntabwo najyaga nkunda kubwira umuntu wese ubuzima mpagazemo. Bambonaga ngenda muri icyo gihe nabaga mu rusengero, hari akantu kitwa surprise Imana yari yarankoreye, imyenda yo kwambara, najya nambara nakwambara twahura nambaye neza ukavuga ati uyu muntu ahari ni n'umukozi wa leta si gusa. Nta muntu rero wajya gupfa kumenya ikibazo cyanjye kereka abo twabanaga aho mu rusengero. Umumama rero yaje kumpamagara arambwira ati Claudine, ati wandangiye umukozi. Ndavuga nti se mama Kiri, urinda wanya ku mukozi ngewe wakampaye, nanjye wampaye akazi ko nkaza nkagakora. Arambwira ati rega atari ko nshingiye yuko wansengereye umwana agakira, ntabwo nakwimakazi, ati ngwino tuvugane hanyuma tubisoze. Naragiye umumama turabivugana, tumaze kubivugana arambwira ati rero urabona abahanuzi ndabazi, ati na hano ndamutunze w'umuhanuzi w'umugabo, ntimujya mwicara hamwe, ati none ndaguhereza 10,000 ujye ukora no gusenga, ugenda usenge. Umumama twabanye neza pe, mama Kirimana izamuha umugisha, n'ubu njya musabira umugisha. Umumama turabana, ntiyigeza mbangamira, ntiyigeza mbera nk'abandi bose. Umumama arankunda, ndamukunda, tubana neza, sinigeze ngira ikibazo. Finali rero Imana niba yararebye ikabona yenda sinzi uko azabitwara, ubwiwe Imana niyo yamusanze kugira ngo njye kuva muri ugo rugo. Ni Imana yamusanze. Imana yaramusanze imubwira amagambo, iramubwira ati umukozi wanjye ntabwo ari uwo gukora akazi ko mu rugo, umukozi wanjye simushaka mu kazi ko mu rugo. Umumama nyine Imana imaze kubimubwira ntabwo yahise abimbwira, yarabicecetse. Aravuga ati nimba imubwira aravuga ko mwirukanye, kandi nta gahunda yo kumwirukana mfite. Aza kubiceceka, tuza gusenga, haza kuza umuhanuzi. Wa muhanuzi nawe abarabimpanuriye, nza gukubitana n'undi ahantu bita Ishiro, nawe abarabimpanuriye. Ndamubwira ati mama Kiri, ibintu byakomeye, nkora iki? Arambwira ati ngiye Imana yaranyisangiye irabimbwira, ariko mbura uko nabikubwira kugira ngo utavuga ko mwirukanye. None rero Claudine, imvugo ibaye imvugo, ejo Imana itazanagukubitira hano. Shaka ukuntu wagira ute, shaka ukuntu wabona ukubaho. Imana ibimbwira umushahara wa mbere 10,000 yaramaze kubimpemba, narayamaze kuyagura imyenda. Nta kindi umumama yakoze, yahise agenda ashakira inzu y'7,000. Inzara yishyura, ankubita akamatora, ankubita isahane n'isafuriya n'ikiyiko, ankubita umunyu, mbese ankubita buri kimwe cyose gikenerwa. Mbese arabinkorera, arambwira ati ngaho genda ubundi ahandi usenga iki, usenga Imana ifite uko izajya gucira inzira Imana ishaka kuyikorera. Nukuri umumama dutandukana neza, dukomeza kubana. Sinari kubura umunyu ngo ningenda wunyime, naburaga umuntu nkagenda akampereza ibiceri nkawugura. Umumama tubana neza, na niyi saha nibaza ko nta kibazo kiri hagati yanjye nawe. Nuko ubwo buzima, ubwo rugendo nibwo natangiye. Aho ngaho ubwo natangiye urugendo rwo kwikodeshereza. Uwo mubyeyi aranyishyurira, kundi kwezi kwa kabiri nza kuyabura, nabwo ndongera ndacumbika. Ndabyibuka hari naho nacumbitse ku muririmbyi, agiye kunyirukana afata utuntu twanjye twose aratujugunya. Nabwo uburyo nari ngiye kwacumbika, umugabo w'uwo mugore w'umuririmbyi yaje kuzagwara. Aragwara uwo mupapa aragwara agera kure, barasenga biranga, umupapa aragwara agera ku rwego rwo gupfa. Sinzi umuntu wamubwiye atariko wabwiye uwo mudamu, tariko mwashatse we Claudine, niryo zina banziho, akaza agasengera Papa Shema. Ubwo barabimbwiye, ndangije njyayo, njyanye n'umukecuru umwe twaririmbanaga. Mu by'ukuri twageze mu rugo dusanga aryamye muri salo, turebye ukuntu ameze, numva mbuze isengesho. Hari igihe ubura isengesho, ubonye arembye, ndebye ukuntu ameze numva mbuze isengesho. Umukecuru twari kumwe biramucanga, maze kubura isengesho, ariko ndikomeza ndavuga inti iri muri twe ni inyamaboko n'inyembaraga, iri muri twe irahambaye, irakomeye. Mpagarara mu kwizera. Ubwo yaragwaye indwara ikomeye, yaragwaye n'indwara yo kudiyara mu myenda, cisha hejuru, gabatangiye kumenesha. Cyakoze ndamwegera, mukorera isuku. Umukecuru biranamucanga, aravuga ati burya uranashoboye, burya nibakureke. Ndangije senga Imana, maze gusenga
mbona ko icyo kibazo atari icyanjye jyenyine. Ndavuga nti hari bene data Kibagabaga dukora mu Kabagari, dukorana umurimo, hari icyumba cy'amasengesho nsengeramo, ndumva nemezwa kujyana uyu muntu nkamujyana muri icyo cyumba. Nuko ngeze ku Kinamba, nahageze umuntu yanoze yahwereye, nafata umumotari ntiwantwaye, kavuga ati uyu muntu ampfiriye inyuma naba nshya n'iki, ati reka. Kubwa amahirwe nza kubona umumotari w'inkonkobotsi arambwira ati rero niba ari hano uri kumujyana hano mu Kabagari, niba ari hano mu Kabagari uri kumujyana urampa 2,000 kugira ngo mbatware. Urabona ko umuntu yanoze, muvuye hano ku Kinamba, muve ku Kinamba mujya mu Kabagari. Yego. Arambwira ati kwari ukwiheba muri make. Yigize ikiheba, arambwira ati base n'ibyo 2,000 nemere mbatware. Umupapa twamwicajeho, dufata igitenge mushumika ku mumotari, nanjye nicara inyuma yiwe. Umumotari aratugurukana atugezayo, mpamagara ku cyumba, baraza baramudutwaza. Ndabyibuka abantu babibonye bavuga ati kiriya cyumba barabafunga bajyanye mu muntu umeze kuriya. Twaramujyanye, dusenga Imana, iyi Mana turayisenga, araharara, arahirirwa. Umugore we yahajaje kureba uko ameze, dusenga Imana, Imana y'amahoro. Ngiye kubona mbonera mwunamuye, imaze kumwunamura biba ngombwa ko tumusubiza mu rugo. Aho ngaho mu kumusubiza mu rugo, niba ari bwa buzima bw'abahanuzi yenda babonaga nabayemo, yenda bagira ngo banshakiraho nibera, ntabwo mbizi, kuko icyo gihe nge singe byaciyeho. Ahubwo umuhanuzi yarahanuye aravuga ngo Imana iravuze ngo uyu mwana azava hano ari yibivuze. Ubwo ndahabaye, umupapa arakize, amaze gukira asubira mu kazi, yari umwenjeniyeri. Asubira mu kazi, amaze gusubira mu kazi, umugore, buriya abagore twibagirwa vuba, uyu mugore asa nk'umuntu wibagiwe, abanyirukanye mu rugo. Muri kwa kunyirukana mu rugo, yanyirukanye nabi, afata imbabura, afata igikombe ajugunya ku irembo, ubundi ahuruza abantu. Mbese inama, mbona neza mu rugo huzuye abantu, ariko ndihangana ngira ute, ndagenda. Maze kugenda ndongera nicumbikira ahandi. Uwo munsi icyo cyumweru nahavuyemo, nibwo bongeye bahamagara umugore ati umugabo wawe arapfuye ameze nabi. Barongera baramugarura mu rugo, ariko kubera ko hari Imana yari yaravuganye nanjye, ndakomeza sinita ku byo bankoreye. N'ubundi yagarutse mu rugo, ndongera njyayo ndasenga Imana, nkomeza kubana n'Imana. Mbona uwo mugabo Imana ije kuzamugirira iki, ije kuzamugirira neza. Ariko ndabyibuka Imana yarambwiye ati nshingiye ku bintu bagukora, ari ngewe waguhamagaye, wagukoresheje, nabi inkoni yanjye ntabwo izava ku muryango. Imana yambwiye ati uriya mugore, inkoni yanjye ntizava kuri ruriya rugo. Umva, mu by'ukuri urumva, umugabo yari umwenjeniyeri, yahembwaga amafaranga yarageze muri za 300 na icyo gihe, yari amafaranga menshi. Ariko kubera icyo kibazo nagwaye buri munsi, byageze ubwo ahita no mu mutwe hahita hagiramo ikibazo mu kazi, ntiyongeye gusubirayo. Bahita babaho mu buzima bubi, bari babantu bamenyereye guhaha bagakora amasitoke, batangira guhuramo n'ubuzima bubi. Nzaritangira kwinjira mu rugo, kuko ndabyibuka ku umunsi wa nyuma njya kuhava muri iryo joro, nari mvuye mu masengesho. Numva ko nakubwiye ko nakure mu buzima bwo gusenga. Nari mvuye mu masengesho y'iminsi 2, ndataha. Maze gutaha nsanga umugore nyine yatetse. Icyo gihe sinzabyibagirwa, yari yatetse inkoko, sanga yatetse. Ngeze mu rugo mushuje aranyihorera, mbona nta nyitayeho. Nari mfite ibigori nguze, mbihereje abana, ibigori abana arabibambura, arabinsubiza. Mpita mbona ko ibintu byahindutse. Ubwo mu gihe cyo kurya kigeze, bafata ibiryo bararya, bamaze kurya mbona baranyihoreye. Mu by'ukuri kubera ko nari mvuye mu masengesho y'iminsi 2 nshonje, mfite inzara, hari ijambo rimwe natuye muri urwo rugo. Natuye ijambo rimwe, ndavuga nti uko iyi nzara inyishe, nabi inzara yinjire mu rugo, bazumva ko inzara iryana. Uhereye kuri uwo munsi naturi iryo jambo kugeza nani yisaha. Ijambo ryabaye ijambo, najya gusenga Imana ikambwira ati inkoni yanjye ntizava hehe, ntizava ku muryango. Byarangiye nabi, urugo rw'uwo mugore byarangiye nabi, tangira kwiyandagaza, tangira gusambana, birangira noneho yeruye mu itorero bagahagarika, birangira byanze, birangira ataye umugabo burundu, urugo rusenyuka gutyo. Ubu umugabo abukwe n'umugore akagira ute, akabukwe. Ubwo n'urugendo rurerure rukomeye.
nkomeza gusenga Imana, nkomeza kubana n'Imana. Ndabyibuka Imana iza kumbwira, irambwira ati nzakugirira neza, kambwira ngo ariko nzagutabarira aho wagize ute, aho wasebeye. Buriya niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ntukihutire kuva ahantu wasebeye Imana itaragutabara. Niba warasenze Imana ukagirira igisuzuguriro kuri uwo musozi, ntuzahava Imana itagaragaje kunesha kwayo, itagaragaje imbaraga zayo ngo abantu bamenye ko usenga. Hari ijambo ry'Imana riri muri Hosea rivuga ngo iyadukomerekeje ni nayo izatwomora inguma. Imana ijya yomora inguma. Rero Imana yaje kumbwira, ambwira ati mwana wanjye nzagutabarira hariya aho wasebeye niho nzagutabarira, kandi abantu benshi, hari abantu bazagusaba imbabazi, ati rwose nzakugirira neza, nzagukura mu buzima bubi, nzakurengera. Nkomeza senga Imana. Ndabyibuka 2019, ubwo nabisimbutse 2019 mu kwezi kwa mbere tugiye kwinjira 2019, ubwo ni 2018. Imana irambwira ati mwaka 2019 ndi Imana igutabaye n'ukuri, ngukuyeho igisuzuguriro. Numvaga ntaho bizanyura, kumva Imana imbwira ngo izangirira neza, mbe naryama heza, mbe nabeho neza, narabaye mu rusengero ntagira homba, numvaga ntabishyikira. Gusa nageze hahandi nkorera Imana nkajya nyibwira nti basi byibuze mbabarira weza ubugingo bwanjye, byibuze uzanyure, kuko ibyo kubaho byo ndabona ntabyo. Ubwo hari naho nsimbutse, hari aho nageze muri ubwo buzima bubi. Umuntu aza kumbwira, arambwira ati rero Claudine, aho kugira ngo ukomeze umere nabi muri uyu mujyi wa Kigali, reka nguhereze itike utaha ujye mu cyaro. Deep 5